ndabaramukije mwe mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'icyizere. Kote y'uyu munsi mbazaniye iragira iti nubwo wagenda buhoro uracyari imbere wahisemo kudatangira. Ntukarebe umuvuduko wawe ahubwo ureba icyerekezo cyawe. Hari igihe iterambere ritihuta nk'uko twabyifuzaga, ariko icy'ingenzi ni ugukomeza. Intambwe nto uteye uyu munsi iruta inzozi zidasorwa. Komeza imbere kuko urugendo rwawe ruracyakomeza. Abantu benshi bacika intege iyo babonye iterambere ryabo ritihuta, ariko ukuri ni uko umuntu ukomeje urugendo rwe nubwo rwaba rugenda buhoro abatera imbere. Gukomeza gukora buri munsi niyo byaba bike biruta gutegereza igihe cyiza utaratangira. Intsinzi ni urugendo, ntabwo ari isiganwa. Gutangira nibyo by'ingenzi kurusha kwihuta. Murakoze. Niba wumva zino kote zigufashije, kanda like, share ndetse na comment umbwire ku byo ushaka ko nzakoraho muri kote zindi zizakurikira. Murakoze.